Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo nk'uko bisanzwe amazina n'imigisha Emmanuel. Nongeye ngarutse kujya tugana ijambo ry'Imana kugira ngo Umwuka Wera akomeze agira icyo arema, kugira ngo Umwuka Wera akomeze agira icyo ahindura mu buzima bwacu, mu mitima yacu, akomeze abane natwe, akomeze ahindure amateka. Rero turongeye gusuhuza abantu bari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengerazuba, bajya batwereka cyane ko badukurikira. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ikomeza yagure intambwe zanyu. Rero reka dutangire dusenga Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kuri Imana ikomeye, turagushimye kuri Imana igira neza, turagushimye kuri Imana y'icyubahiro, Imana yo kwiringirwa, Imana yo gushyirwa hejuru. Ngaho reka uganze, reka ubwiza bwawe buganze muri iri jambo. Mwuka wawe wera niwe duhaye karibu, duhamagaye ubutatu butagatifu, Imana, Umwana ndetse na Mwuka Wera. Reka baganze muri iri teraniro mu izina rya Yesu Nazareti. Kwirukanye kirogoya iyo ari yo yose mu izina rya Yesu Kristo. Reka Data Kristo wigaragaza, urakoze Yesu Nazareti. Amen. Nongeye kubashimira kubwo kubana natwe, nari nabibabwiye. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana, turi bwasange muri Yesaya ibice byaho 5, duhereye ku murongo waho wa mbere turasoza umurongo waho wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'amagambo iravuga ngo Imana ishinja abayuda ubuhemo. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu yubaka y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize ngere n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni iki? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenye n'inkike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura. Ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura. Kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli, n'Abayuda ni insina yishimiraga. Yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira kuri aya magambo. Nahaye umutwe w'amagambo ugira ati kongera gukizwa by'umwimerere, kwakira agakiza by'umwimerere. Ahangaha dusomye amagambo make, ariko kandi nanone atari makeya. Aha muri Yesaya ibice byaho 5 duhereye ku murongo waho wa mbere. Uyu ni umuhinzi, niwe bari batubwira umuhinzi ngo wahinze uruzabibu rwe, aruhinga mu murima mwiza, umurima urumbuka, umurima wera, warangije ngo avanamo amabuye, avanamo amahwa, avanamo muri kimwe cyose. Arangije muzi imvune umuhinzi agira, arangije ngo umurima wawutegura neza, umurima we awushyamo ifumbire ihagije, ngo yiringiraga ko ruzera inzabibu, ngo ariko rurangije rwera indibu.
ngo none rero ngo nimunyize nge n'uruzabibu rwanjye, ngo icyo nari nkwiriye gukora nakoreye uruzabibu niki, icyo nari nkwiriye guha umwana w'umuntu namuhaye niki. Mu yandi magambo uyu ni Kristo uri kutubaza, nta na kimwe atagukoreye, nta na kimwe ataguhaye, nta na kimwe atakweretse, buri kimwe cyose yarakiguhaye. Amahoro y'umutima yaraguhaye, buri kimwe cyose yarakiguhaye, ariko urangije umutera umugongo. Niki umushinza, niki umushinza? Icyo atakoze niki, icyo atakoze niki? Ngo ngaho ngo bagabo b'Ubuyuda nimunyize nge n'uruzabibu rwanjye, nimunyize icyo nari nkwiriye gukora nakoze niki, icyo nari nkwiriye gukora nasize nakoze niki, icyo nari nkwiriye guhura uruzabibu rutigeze rubona niki, cyatumye rwanga kwera imbuto nari naruhingiye, nari nzi ko ruzera, kuki rutazeze? Niki ngo ngaho rero nimunyize nge n'uruzabibu rwanjye, ngo dore rero icyo ngiye gukorera uruzabibu rwanjye. Mbere na mbere ngo nzasenya uruzitiro, ngo nirurangiza rwonwe. Uruzitiro iyo rwakuvuyeho, uruzitiro iyo rwakuvuyeho ibintu byose biradogera. Uruzitiro iyo rwakuvuyeho, uruzitiro iyo rwakuvuyeho wumva wakiyahura. Uruzitiro rwakuvuyeho uterwa n'umuko utari mwiza. Uruzitiro rwakuvuyeho wanga buri umwe wese. Uruzitiro rwakuvuyeho utangira ubwibone. Uruzitiro rwakuvuyeho, uruzitiro rwakuvuyeho uburepfo na ruguru. Ngo mbese niki? Dore rero ngiye kuvanaho uruzitiro, ngo nirurangiza rwonwe uruzabibu, kuko icyo nari ndwiringiyemo sicyo rwagize gute, sicyo rweze. Kandi buri kimwe cyose naragize gute, nararugihaye. Icya kabiri, ntabwo ruzahingirwa, ntabwo ruzakorerwa, ruzameramo ibyatsi byinshi. Icya gatatu, nzahagarika imvura kugwa muri rwa ruzabibu. Mu yandi magambo imigisha bizafungwa. Niki Imana itagukoreye gishaka gutuma ushaka kwifungira imigisha yawe? Niki Imana itagukoreye uyishinza? Hari benshi batambutse urasigara, hari benshi bari kumwe mu manuka bakora imanuka barapfa urasigara. Suko wari mwiza, suko wari ukijijwe, nuko yakubereye maso. Niki itagukoreye? Niki itagukoreye? Niki itagukoreye? Tajya ngutangarize, iyi mvura yamaze guhagarara mu ruzitiro cyase mu rugo ruzabibu, kandi n'inkike zamaze gusenyuka. Mu yandi magambo uruzitiro rwariho narwo rwamaze kuvanwaho, hazamo ibyuho, hazamo amarembo mato. Warangiza ugatangira konerwa, utazi ngo ikikonera giciye he, kuko rwasenyutse hajemo amarembo menshi. Ongera wisuzume, mbese imivugire yawe, mbese imigendere yawe bihamya Imana? Mbese imyicarire yawe, imibanire yawe n'abagenzi bawe, imibanire yawe n'abaturanyi bawe, imibanire yawe mu kazi ukoramo, mbese ubunyangamugayo bwawe, mbese imbuto z'umwuka ziracyakugaragaraho? Cyangwa witwa umurokore ku izina? Mwuka wera mwimerere aracyakuriho? Mwuka wera ukubuza gukora icyaha aracyakuriho? Cyangwa yamaze kukuvaho, cyangwa yamaze kugenda? Ndakwinginze ongera usabe Mwuka wera
ongera usabe mwuka wera akumanukire, ongera usabe mwuka wera abane nawe, ongera usabe mwuka wera kugenderere, usabe mwuka wera mwimerere, mwuka wera umupilatano sinzi aho mwamuvanye, sinzi aho yaturutse, mwuka wera mufite muri iyi minsi sinzi ngo yavuye he, mwuka wera ubemerera gusambana uwo yavuye he, mwuka wera ukwemerera kwiba uwo yavuye he, mwuka wera ukwemerera kubeshya uri ku gatutu uwo yavuye he. Musabe mwuka wera mwimerere, atari mwuka wera umupilatano uwo mumwiyame, muhamagare mwuka wera mwimerere, mwuka wera ongera agaragare ku buzima bwanyu. Mwuka wera hageze ibintu biratungana, mwuka wera hageze imico n'imyifatire bigenda neza bijya ku murongo. Nuko ubonye mu nzira kubonamo Imana, nuko ubonye mu kazi akubonamo Imana, nuko ubonye mu isoko akubonamo Imana. Ariko impamvu nuko uruzitiro rwasenyutse, impamvu batakikubonamo Imana, uruzitiro rwasenyutse, uri umukristo kwizina, ariko nyamara wamaze kwinjirirwa, nyamara wamaze gusahurwa, nyamara wamaze kujya mu kandi gaco, wamaze kwivanga, wamaze kwiyanduza, wamaze kwihindanya. Rurimi rwawe ruvuga ko wera, ariko ibyo ukora n'imbuto zawe zikabihakana. Ongera wisuzume murokore, ongera wisuzume muvandimwe, ongera wisuzume mwene data, ongera wisuzume. Mbese mwuka mwimerere aracyakurimo, mwuka wera muziranenge aracyakurimo, cyangwa yamaze kugenda kera, cyangwa yamaze kuguhunga kera, urakica uzi ngo aracyakurimo kandi nyamara aragiye. Murongo wa 6 ngo kandi nzarurimbura, ngo kandi nzarurimbura urwo ruzabibu, nzarurimbura kuko nta musaruro narubonyemo. Ruvugwa ni njyewe ni wowe. Mbese ubanye n'Imana gute? Mbese uri muragendana n'Imana gute? Mbese uri kuvugana n'Imana gute? Mbese uri kubana n'Imana gute? Mbese uri gusenga gute? Mbese uri gukizwa gute? Najya mbatangarize, ntabwo umuntu akizwa mu rusengero gusa, ntabwo umuntu akizwa aho bamureba gusa, ahubwo hahandi umugabo wawe atakureba, hahandi umugore wawe atakureba, hahandi famille yawe itakureba, hahandi uri wenyine. Mbese wowe n'Imana yawe mumeranye mute? Hahandi hawe wenyine, hahandi wiyiziho, hahandi wiyizi ku ngeso zawe. Mbese wanye n'Imana gute? Ongera ubwire umwami, ongera umubwire humura cyagutegeye amaboko, ongera umubwire humura ntiyagutererana, ongera umubwire humura ntiyagusiga. Mubwire ati ndongeye ndaje, mubwire ati ndongeye ndaje. Maze kumenya neza, ngaragara nk'uwakijwe ariko nakijijwe, maze kumenya neza yuko mfite imbuto z'umwuka ariko nyamara nazo mfite, maze kumenya neza yuko ari njye uteranya, yuko ari njye usererezanya, maze kumenya neza yuko ari njye ugusha abandi. Mbese mwuka wera aracyakuyobora, mwuka wera aracyakugenderera, mwuka wera aracyabana nawe, mwuka wera. Mbese uracyaca bugufi, mbese uracyihangana, mbese uracyagira urukundo. Mana mwishe tugirire neza. Mbese uracyabana n'Imana ute? Aho ni wabivuyemo, aho ni wabirambitse, aho suzi ngo ni ibyakanaka. Hoya ntago ari ibyakanaka, nawe birakureba, nawe birakureba. Tajya mbabwira ijuru si iry'amagambo, iri juru ntago ari iry'amagambo, iri juru ntago ari iry'amagambo, rizajya mu warikoreye. Ongera ugaruke, ongera umugarukire, ongera umwemerere. Reka kubera umurengezi, reka kubera umujyanama, reka kubera ubwihisho. Reka yongere.
inyenyeri yongere yake mu buzima bwawe, reka inyenyeri yongere yake mu rugo rwawe, reka inyenyeri yongere. Mbese aho weze uruzabibu neza cyangwa wavuyemo indibu? Muri rubanda uru ruzabibu rwiza cyangwa uri indibu? Mu kazi ukoramo uruwo kwizerwa cyangwa hari ukundi? Mbese ni iki kibura? Mbese ni iki? Tugiye gusenga Imana, ariko muri kano kanya ndakwinginza aho uri, waba uri muri biro, waba uri ahantu runaka, upfukame ubwira Imana ati Mana nyeza, Mana nyeza, ongera ununganye, maze gusubiza amaso inyuma nkareba, nsanze narakoze neza, nsanze naratunganye, nsanze naraguye mu ngeso mbi nyinshi, ongera unyeze, umagakiza mwimerere, ume gukizwa, ume kubana na bose amahoro, ume guca bugufi, ume kwihangana, ume kwera imbuto z'umwuka zose. Tugiye gusenga Imana, ugira icyo ubwira Imana muri kano kanya, ugira icyo yereka Imana. Irakugirira ibambe kandi Imana irakubabarira. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, twongeye gushima no kuguhimbaza. Tuzi neza ko ari ujye ubasha kubabarira, tuzi neza ko ari ujye ubasha kwigaragaza, tuzi neza ko Data Kristo wemeye gusiga ubwiza wari ufite, ukamanuka mu isi, ukemera kubabazwa, ukemera gutukwa, ukemera kubamba, ukemera kwambara Data ikamba ry'amahwa. Ni twebwe waziraga, ariko dusubije amaso inyuma dusanga ntabwo twakugendeye neza. Dusubiza amaso inyuma dusanga bavuye mu nzira zawe. Reka ubeze ubatunganye, amaraso yawe abadenderezeho, amaraso yawe ababarira. Reka bari barabivuyemo, reka bari baranamutse, abumvaga ko udashoboye Data bonge babone ko ushoboye, abumvaga baravuye mu nzira, abumvaga baravuye mu murongo, abumvaga barabiretse, reka bonge babisubiremo mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ndananiza imbaraga z'umubi mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ndacagagura ibitavuga Imana mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Reka ubwiza bwawe bukayangane, reka icyohe cyawe gikayangane, reka gukomera kwawe bukayangane mu izina rya Yesu. Wigaragaze Papa, wigaragaze kubamenekeye imbere yawe, kubapfukamishije amavi y'imitima. Reka ubeze ubatunganye, reka ubabarire, kandi Data Kristo wongera ubahe Mwuka Wera mwimerere, Mwuka Wera muziranenge, yongera abamanukire Mwuka Wera, wa wundi wihanisha, Mwuka Wera wa wundi utuma adakora ibibi, yongera abagenderere mu izina rya Yesu w'i Nazareti, mu izina rya Yesu rikomeye. Ngaho Data ni witamurure, reka ubuntu n'ineza yawe bibagaragareho mu izina rya Yesu akoze Yesu w'i Nazareti. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi icyo mbifurije ni ukugira Mwuka Wera mwimerere, Mwuka Wera w'umupiratano ndi kubona hanze aha, mu cyahire kure. Ndabinginze mwongere mwambare kwizera kwa mbere, mwongere mwambare imbaraga mwizambere, mwongere mu mwiringire, muhumure. Uwiteka Imana azabagirira neza. Murakoze. Imana mwishibaho umugisha. Shalom.